urubyaro abana banjye mbyare bajya i Kigali bansige none nzagiye kunyishira muri iyi nzu yewe kandi nshaka ahantu mfunguza reka ngende wabwiye nandisha papa we wafunguriye funka ugize neza wambwa shaye waba we kwiga biravuna ibintu byose koko ibintu byose wambwa umuntu ariga bikananirana ariko reka nige nazayimbwa nkajya njya gusabiriza ugasanga bibaye ikibazo ngaza ndiga umva nzandara mu ikayi ku buryo nanjye ntabwo nzasabiriza ku buryo nanjye nzaba umugabo nyine nkajya nawe nkabona uburyo nitunga urugo rwanjye nta kundi nyine byagenda tu ntabwo munyumvire usa nk'uyu muntu umwe muri mudu nayo nibereyemo gusa aragira ngo aragira nzabimbwa koko njya kujya kureba ntawamenya wasanga ari umugisha da Dumiwe abaye gasei wowe meze bite kuri kugwa meze neza cyane aha yagiye da umbwira cyangwa nazo none se anyicarira kuntu uzeza abandi byawe nazo none se kuri kugwa ntabwo nayicaraho iyo makuru yawe amakuru ni meza nose kuri kugwa bimeze bite ndayanzingereje aje gufunguza araje gufunguza kurya dore rwose n'ibyo wamangarye oya ntabwo natetse kandi ibyo nawe natetse nanabi twabisangiye no mu rugo n'umuryango wanjye ahubwo wowe ubu musore nacubaye ufite amaguru nose araho wavunitse se muri iyi minsi nari ndwaye mfite n'akana k'akuzukuru kana kanjye dore nzagiye guhinga nta mbaraga mfite zo guhinga ungiriye neza wameze guteka pe oya ntabwo mbyumva rero njye inama nakugira wa musore we dore cyane umusore kandi urakomeye wowe wafata isuka ukajya guhinga ugahinga neza fresh kwera uri muzima nacubaye bare kuvuga ngo inzara ese inzara ikwica umutekano ufite amoko genda ukore noneho uzabona Yesu nabyo nashobora pe nambaraga ngira yewe noneho reka tuve mu magambo katuve mu magambo nta kibazo reka ndeba akantu naguha none se ko natari kwabyigiza ariko umuntu muzima ntabwo akwiye kuba umeze gutyo kamurebera akantu dore n'umwana yaraje urebe none uri umukire Yesu kanyimuhe akoseye kanyimuhe koko nose ubu ngubu abana akirurawe ako reka mfe kukimuha nta akirurawe akira dore utazarwaho uzagwe ku bandi naraduhaye natwe tuzajya tubaha kira da ariko umenye ubwenge ukore cyane ushaka isuka ujye ukora ngaho ugenda amaguru bakanagusanga yego rwose gerayo uzagwa ku bandi ngaho ugerayo nta kibazo turi kumwe ariko enda ngusezere sawa isubizaho ukuye ako ntabwo nari nkwiye kukimuha ubuse kuko nyimuhiriye ako nta kibazo napfe kukijyana nyine byose n'Imana ibitanga Imana ziko kayira
cyagiye twagakubitiyemo umuntu none ubu ngubu turabona icyo turya. Burya Cyagiye mani. kandi kubona ageze. Kane mukange kwambara. Nambaye n'igikwecu cyanjye tujya mu kazi. Wawe naceho umufunguzi tukabaka ibyo kurya da. Pregnant? Pregnant? Jesus! Wambwa. She's what? She's pregnant. Funka! Funka! Funka, she what? She's pregnant. Hey! I hear me, me, by me. She's what? She's pregnant.